shyira umunyezo cya gikombe yasakira shyira icyo gikombe iki shyira mu kabati kose kirava umusongero ubugari iki gikombe Nashaka kumena amazi. Wese gatoya nyamaze gukora. Wese no yikuramo. Wese ikavana wese iyo umuntu anyina ndakavana. Wese queen baby wese Monesa Deje ni monesa magara magara Yes. Ngende ngomba kubicombera umunsi. Kubera Ndakurusha no gucomba ubugari. Gatorera. Uretse gato. Gira hirya gato. Asirikare. Suwa. Amazi ngo bakamaze kugira gute? Baramaze gutogota. Mazi hano barageze mu ijana kabisa. Baragirikishe ikintu zose igipimo. Mazi ageze mu ijana gutya. Ubwo nyine dusonga ubugari neza. Ubashye. Sinzakwigisha guteka kugeza ryari. Akuye umugeni we. Urutazwe mu ndubugari. None se ndabugiye kubuteka sigiye. Ngiye kubuteka nyine kubuteka. Ngiye kubutekera shira wanjye. Nyine uzanye cyawe biteguye. Ngiye kubutekera nabiteguye. Ngiye nzanire kamobiyo. Kamara yase gateka umugari. Nuko. Yani ibikirika nabonetse mu gikoni. Nuko. Ntabwo nshaka ngo mutoye. Nzanira munini ngiye gusonga ibiro bingahe bifata. Bingahe se ko turi babiri. Amazi aho make nashyizeho se. Ese ni kucyashyize amazi. Mbese ibyo ngize ukuntu bingana ngemeza n'akamwe muteze. Ako ni deje isundi bantu. Iyo ni igihe izagenda ibikimwe. Wowe utarye narushe ebyiri. Dore nuko na. Mfite apeti ubona utangiye kuzana inda. Komana yanjye. Iyo nzanira. Reka dukoreshe. Uyanzanira aho nari kujya unyumva jya unyubaha. Ngiye kureba kunyubaha. Singo kandi y'umuntu uri guteka. Uzana akantu gabanyirizamo amazi. Shyira umunyezo cya gikombe yasakira shyira icyo gikombe iki shyira mu kabati kose kirava umusongero ubugari iki gikombe ntabwo nashaka kumena amazi. Wese gatoya nyamaze gukora. Wese no yikuramo. Wese ikavana wese iyo umuntu anyina ndakavana. Wese queen baby wese Monesa Deje ni monesa magara magara Kanshakira akamaro. Ese ushaka kuvuga ngo uretse gatoya y'umuntu yakoresha ubwabo bw'umukwavu uretse gatoya umuntu akimara gukira akoresha ubwabo bw'umukwavu uretse tuyushaka ubwabo bw'umukwavu tugushyiriyeho ntabwo nabishaka Yasungundo yamenyeho uracitse ngo uhagaze imbere uretse mureme uretse mbikuremo uretse nta kintu gitwara ibi ngibi iyo ubikuyeho bivanaho n'inoza bigevukana no mu sori basi Paul basi Paul uraza gukira asundakira gutamagara nyine muganga si uwo nkomyi w'undi utanga umunaniko yakumenaho Jese na ure nawe nyine wamagaye muganga mubanze nimero ze se muhamagare mubwire uko bimeze buri ziki guma hano hamwe ariko udatuma umwenda ukuva uretse ngo muhamagare muganga. Allo Doctor
amazi amumenetseho tutabishaka twa dutetse ubugari ntabwo uboneka usigenje no mu mutwe ndimo ndayishya ni iki kinamusigiraho kera tukiri abana bashyiragaho ubwoya bw'urukwavu asirije isi waretseho ibintu by'urwoya niba ari n'urwoya rw'urukwavu ntiryamenye ubutabazi n'isukari mushyirireho iki umunyu si ubwo si wamubabura ni amazi y'ubugari yarageze mu ijana arancika nyine nyamumenaho ariko yarimo anatonyoka mu mugongo gusa umugongo byatangiye gufatana yesu waretse kumwindura kugenda urushaho arambwira ngo kare ukuntu ahita aza uyu umeze gutya waba wahiye nyine waba wahiye ntabwo nyine ugomba kugenda mbese njye nabishaka nyashakaga wowe yuko ushya nigeze nifuriza ko ushya ngewe winjiye mu gikoni urankoma kubera ko utiza ko nzi gusohoka ubugari guhita uza ntabwo wiyongera ko bigenze neza bebe ntabwo ndashaka kukumbabaza ngo ushaka kumena y'inoze birantunga ariko windakara nanjye wumve ko ndi umuntu sibyo Paul araza kumera neza nyine reka njye kugerageza mbikuremo umuganga ataraza ntabwo wakuramo imyenda muganga ataraza kuko ukuyeho umwenda mu mugongo nabyo watangiye gutonyoka waba wagera uko nsanga mu gikoni kuko nabwo ndi bwiteke mugari igihe nyine wagitsanga mu kwezi bigende bite N'ubu umeze utaho dufire ngwize amazi yo kunywa wiki ase wagiye ukura imikino yawe ngaho amazi yo kunywa mbikoze ngiye mbishaka njye mbikoze mbishaka nyine urabona nyine amazi yo kunywa wowe ngwicyayi yego uyu mugihe muganga ataraza nta kintu kintu ugiye gukora ushobora no kwicara ugatonyoka nyine kandi ntabwo nabishakaga sibyo Paul usikanze wamvaho gutuma urayica Paul shanange Paul umuganga ayikuza akembe nyine kugira ngo bahite banakudoda uhana iyo umaze kukudoda nyine nibwo uba utangiye nyine kumera neza ukundika akandi kazi k'agakobwa ndayikunda sibyo naje wanjye nyabaza ndabishaka nyine uzi kumera neza sibyo Paul ntabwo nabishakaga sibyo na Paul kandi uzi kumera neza bishira wanjye sibyo ntabwo nabishakaga windakarira nese ngiye mbikoze nabishakaga basi nishyura basi niba ushaka nishyura nateze ubwoba nishyura ko ugiye kurira se sinumva kudashaka kumugisha mbagaragaza aho turi kuvugana ese ndashaka kumfungisha njye nabishakaga yego ushaka kumfungisha yego kabo babwiye bamfungira none kundi kubwaho twumvikanye ko kumvikana byakoranye umutima warimo kugomba kumfungisha gusa ese ibintu umwana we bigeze aho ngaho yego uhamagaye muganga ntamuhamagaye wongeye nyine umuhamagaye yambwiye mushyireho isukari mu gihe ataraza ndi kuba ndashaka kumwishyuza mushyire isukari atavuga umukeneye kujya kwa muganga umushyire wanjye bebe umukeneye kujya kwa muganga yego wareka ngiye kwa muganga basi ndi uwo muganga ndetse urijyana utemera gukuramo iyo kanzu gusa uricara ku utose gutyo urabishya ariko umugore w'itetesha dore sheri wanjye urumva wahiye uramereza akantu ndeka ntabwo wahiye amazi akonje reba yawe nawe ngwino nguseke ngwino rwose ngwino akoresheje ngwino urumva wahiye ubuse kwirukanze kuyumva ko ntacyo ubaye ngwino akoresheje atekereza ngwino
Uhinuza mani wagiye ku bintu by'imikino ntabwo amazi ariyo nagize ubona maze nakakumena dore amazi ashyushye banayashyize ayo ngayo yarakonje ubuse wumvaga nkumenya amazi ashyushye uri igini uri iki amazi ashyushye saa kiza yarabuze jya koga na nyango ujye koga wagira ngo njye koga sinanukaga ntabwo nari noze iyo kanzu ndayangana ukayambare ngajya koga kubona ukuntu bageje induru utangiye guhomereza utangiye gusa na misi nawe ngajya ugenda ukuri mu kanzu ugenda wabwe wampara indi basi yamereza nyaguheze ugakoresha iki nyine mereza ariya niyo kandi ntabwo ugabanye guteta n'umureba ukuntu rero utari kwisinziriza ngo urahiye nose bose bamarira nka bari umuntu muri aracika iyo gisebo aseje wagiye kukugerageza nyine wagiye kukugerageza ino nashyizeho kamera ngwino nashyizeho kamera ngwino nashyizeho kamera mfatira amazi ubu urabizi ko nta mazi dufite uze kunjyana koga mu ndobo yo hanze y'amasa birakumarira iki uretse amazi yashyushye ntahari ariko ukuntu bagiye ngo barahiye ese bikomere atari kuba rumeze dore nakubikiye aho ngaho niba uri mu bantu ugira ubwoba bw'ubuzani kwini ari kwirukanka warahiye hasi ugiye gutwika amutwitso ubu ngubu ngiye gutwika umugeni buriya uriya mu mutwe yari amaze kubisetinga abo bantu bayabonye ukuntu amaze aragutura avuga ati ndapfuye ndahebera araye kotse kazamuka mu bwoko ndavuga se amazi ntabwo nahinduye ndamutwitse nayigize ngo ndamutwitse niko akira nyabo wikube kandi byo kuzana ibyo rukoresheje uri umugeni akira ibyo uzabona agenda ndakubwiye ko ndi umunyamunande genda nuka genda nyine ukuruza ibyo dore ubugaragara ko na gatatu ku munsi wo gakanga kandi mba nkumenya amazi ukikanga ngwino musereze ngwino umutinya amazi bigeze ijari n'umunsi rumwe ari kuva agiye nuka igikara cyangwa nuka ibindi byuya bashira bandi ndabizi ikindi yo kugusereza no kumutinya amazi si umuntu mukuru atinya amazi bakora ibintu by'umugoryi ndi gukora ibintu bimeze bite kubwira kujya komeje kugenda amanga bimeze bite ese kujya koga niba ugiye kunyangira aka gapuranka karimo ubwenge gusa se karimo ubwenge bwinshi kanze gato baganiriza karimo ubwenge bwinshi cyane karimo ubwenge bwinshi cyane so guys inshuti zanjye inshuti za queen ubu ngubu nyine murabizi neza ko prank after prank nyuma y'uko nkora ibintu bikambabaza bikandakaza nanjye nabishakaga kugira ngo mwishyure si ubwa mbere kwina muri prank ariko njyandeye ku mazi ashyushye se aramutse noneho huye n'amazi ashyushye yageze kwina atinya amazi mfite zanjye cyangwa reka mbabwize ukuri sinjye noga amazi ashyushye ndi umuntu yegera amazi akonje nibyukiraga saa kumi n'umuga amazi yanjye akonje ariko kwini uwo woga amazi ashyushye uburyo yatinyemo hari amazi mani yari ari kwaka umuriro urabonye ukuntu yari ameze se none se usibye ko areba niko yari kwaka umuriro ubu yumvaga mwana ku buryo bamenya amazi kandi aricyo kimukanze mani we nyine ahise atekera mu mutwe yahise hasamo karariya umumena inyama nanjye niyo nagira ngo ndiye mukuru umutima ndebe ariko nanjye namufasha agiye guhita yoga amazi ashyushye kano kanya atarategereje wagiye kubara gatatu buriya abantu bose bagiye koga si ukubera iki babara gatatu rimwe kabiri gatatu akabona kozamo akazana nawe cyane gatatu ubu ni umukeneye agahinda koga amazi y'ubugari buriya biba binciye intege mani ku rundi rwego kazi n'ibisazi pe ijana ku ijana ese witeguye ko araza ari gukora iki nazo uratekereza arakora iki nagiye ntwara ndi kubishyura ibi nangorera nibyo byinshi kano ko ikibazo araza kugaragara nk'usebye
gusa adatsindwa araburana icya mbere rero ntabwo mutwitse ndamukanze gusa mbese ntabwo nkanga kandi ikindi buriya kuri iyi naje gusanga utamwishyuye n'umutima wawe wahagendera washenguka rero nyuma y'iminsi muri iyi minsi rero ndamutegura abyita gutegura umuntu ajya muri akantu abizi undi buze kuza nanjye nzanye na timu yanjye nshimira timu yanjye agatekerezo nagahawe n'umujama wanjye sindi umuntu w'izina ariko nanjye ntabwo ari akanjye niyo mpamvu nyine kabanje no kungora kabanje kungora mani cyane kubera ko hamwe n'akahe kantu wakora kuri kamukanga akikanguka bibara kwinaraguye buriya kino mushobora kuba nko mu kibazo uri kumwe nawe akagumana umutima ukomeye nawe mukaba mwese mukomeye nyine ubona ko ari intare ku ntare ariko amazi ashyushye kubera ko aba abizi ko umuntu wese ufashwe n'amazi ashyushye yuko amazi yumva ahita kwemeza kandi ese ibyo ntabwo ushobora gukora gahoro ntabwo ushobora gukora gahoro ibyo byose bikoresha imbaraga kubera ko yabaye ntabwo ushobora kumugisha cyane uyu munsi urabira icyuya uyu munsi ku mugara noneho ni danje rero mvuga undi kwigishwa nk'akana keza kugira ngo anyumvire ko ndavuga ati karagapanga keza ariko iyo arakaye buriya kwinagira ibibaraga kwinagira akaba nka fusi itwaye konkasi ebana agahita agira imbaraga utatekereza ahantu zivuye ariko nyine ubwo yanjye bita mwana nkaganda gatsuga atwaye imbaho ebana ntamugora ariko ndamutunguye ikintu mbikunze nuko nanjye mutunguye ntabwo abitekerezaga pe sinkubeshye abandi we n'ikidumba ntabwo ashobora gutekereza kuri prank noneho arandebye amaso abiri cyangwa arayumva ko ari ibyago twese bitubaye mandeba ndore ncikiyemo n'igisebe uri kubibona se uriya mufuniko urangase uri kubibona umufuniko urangase noneho unkase umufuniko ko unkase ukaba unkase ndi gukora prank ntayi najyamo mvurane kandi ndi gukora prank umufuniko urangase ukimara kungaturaguye izi mboro ubwo zizananice mba niyoboye mu bintu bimenyereye ariko it's okay man so guys day by day ibintu tubereka ubuzima tubayemo nyine tubaganiriza tubashimira ko bitaza kuba mwebwe ntabwo turi kuba tugikora kano kazi ntabwo turi kuba tugikina filime ntabwo twari kuba tukiri abantu nyine bavunwa no gutekereza ndetse barareba nyine ibintu byafasha sosiyete nyine kubana neza ndetse no koroherana buriya umwe mu mama niwe wanyandikiye ubundi umumama witwa Brigitte nyine Bibio aba muri Canada nagushimira cyane inshuti yanjye arambwira ati rege ko ibintu mukora hari igihe sometimes bitwunganira n'umugabo wanjye twaba twashwanye twabireba nyine tukumva turishimye so n'abandi rero turabashimira ubwo niwe mbashiye kuvuga ko nawe duheruka kuvugana na Frey nawe inshuti yanjye cyane ubwo namwe n'inshuti zacu nawe na timu yanjye nyine keep supporting, keep watching, keep share nyine kugira ngo ugende neza kandi tugenda turigiramo se n'iki kintu kitari ngombwa n'iki kintu utakora n'icyo ukwiye kwirinda hari igihe utungura umuntu niyo mpamvu tuvuga ngo don't try this at home please don't try this at home ushobora kubikorera umufasha wawe ushobora kubikorera umwunganizi wawe ushobora kubikorera umugabo wawe bikamurakaza ku rwego rutabaho so don't try this at home njyewe mba ndi kwishyura Queen kugira ngo birangire nawe kugira ngo reke birangire akanyishyura uzi uko ubonye ukuntu agira akazi urabona warayikubise abantu ubu ngubu birangira yogeye mutuzo atategereje atazi n'imvune twatwaye ahubwo reka muzane sibyo kamuzane nongera ngo ucokoze ubundi uyu munsi nta n'amahoro ari buze kubona kazi ni Queen igiye kuvuga kuko itavuga how do you feel nyuma yo kubatizwa amazi ashyushye
ukavuka uri umuntu mushyashya ibyaha byabaye bikeya wakiriye timu regisi nk'abami b'ibikorwa ndetse n'abagenabikorwa muri rusange. So how are you? nababwira ngo courage team regis. Courage team regis. ntabwo ndajya kugira amahane hejuru y'ubukurya nka buriya. turimo turateka tugiye kumenya amazi. imyitwarire y'abageni yayiborotse umwana mwiza ntaguteza akavuyo ashaka kungaragaza nabi. ntabwo genje njya gutera amahane reka mbaye kana keza nakubwira kubereye disi zubaye umeze gutyo buri munsi na Yesu ubwe ntiyakirwa agaruka kuko yatabona ko isi yagiye ku murongo. Higa no kuzubakwa ni guca bugufi. none yijagarajwe na Queen. isi ijagarajwe na Queen. siko n'ubuhinzi ko ari umutima mwiza urumva ari umushi mbwira ati mu Queen ngo tsinzwe ariko mwari mwagerageje mwabonye A ariko twe tubonye A+, which means ko mufite competence kuri birote zanyu ntabwo mufite fail ariko A+ nyine ni ikintu kiba gikomeye. Queen ni ikintu cya mbere mbonye atinya mu buzima bwiwe, atinya amazi ashyushye, sibyo? Queen sheri wanjye, madamu, baby, ntabwo ushaka kuvugisha habi sweet ntabwo ushaka kuganira. ese wavuze ngo prank tuzireke? oya nise hari prank irimo hariya nkajyana uburyo utinya amazi. ese prank iraba bikarangira kuri ucecetse niko iyi ngiyi nayo ni social experience niko bajya bazita. hari abanyamara babikora bafasha kugira ngo bane wese ako nanjye sinzi ko babyita, nanjye ntabwo bambaza ibintu by'abahanga. bajya bareba umuntu ufite umutima mwiza bakamuha amafaranga. urabona mbese mbona ko ufite umutima mwiza ku mazi, niba ugiye kujya uca bugufi nzanye amazi ashyushye nzajya mbona ugiye kwirakaza mpita njya gucana gaze, sibyo? so courage. baganiraga ubu mise n'umuwambaye igitambaro siniba bazagusesesha ugashyira muri uwo musatsi wawe. ikintu cyiza nko kubona ikipe yatsinzwe rwose. muri make ubu ngubu umeze nka Gasogi, baye Gasogi kuko Rayon Sport iteka iguma yihagazeho. Gasogi irarenze mani, Gasogi irarenze pe ndabizi, none se ariko Gasogi nubwo irenze inshuro itsindwa ni nyinshi cyane ku rwego rwa Queen pe. ariko APR itsindwa gakeya. Rayon Sport ifite abataka 11 b'abazungu nk'uko Wasiri yabivuze, ariko Queen we nta munyamahanga n'umwe arazana ko ntago abakunda, yikundira nyine timu yiwe nyine yamaze kuba inyanige nkeya, asigaye atsindwa umunsi ku wundi. uri kumva pera se tembera muri fone yanjye, tembera u Rwanda, tembera rwose wumva wishimye. se nyuma yo gutsindwa ubu wumva umeze ute? disi ukuntu ameze komanda apucyuri sibuze ufite kuraje. nawe ureba urugo rw'abanebwe, reba ubwo ufite, reba ubwo mfite, cyangwa nawe nshaka kwinarakara pe. buri bino bintu ntabwo bimubereye. ukuri kw'Imana nshaka kugucokoza, nshaka gucokoza mu kanya nimubwira nabi ngo ndishimye. nta kibazo mbwira nabi, ahubwo uzi ko urugo rutabaho. mbese ubu twabana akaramata tubanye gutya hacecetse gutya. shaka mu Rwanda se oya ntabwo nshaka ko turwana, ariko ndashaka kubyibuza amazi mbona ko amukoze ku mutima.
Gabura nawe ashobora kuba ari kwiseka ku mutima. ari kwiseka Uzi gutinya amazi ukibuka ko ayo wabonye atariyo bakumennyeho. hiye Marie Bebe Maria Queen njye ntabwo ndi mariya. undi niwe Queen wa nyawe. Ni ibi ngibi nababwiraga, ni n'ibi nashaka ko mubona. ngaho wabiberetse wakoze bereke n'ibindi. Ubukwe ntirankubitemo urushyi mu bintu by'imikino. Ese ukitugisha kweri utinya amazi bigeze hariya. Ako ni nyamazi kuri wowe wakumenaho amazi wabonye ubwawe arimo gutogota wabyifata mu nda. Ubuse wagira ubwenge bwo gutekereza ko atari amazi akumeniyeho. Yesu ushaka kunshyuriza amavuta ndarenganuye. Rero ukuntu kwigira seri. Urakara menye ni warakaye. Niba wishimye bimeze bite? Shimishwa n'iki se n'ikihe kinshimisha wamaye. Ndakugurira akanuzi gorose ziracyaba ori gorose yego cyangwa ndi umunyarwanda. Arasetse Kikoza kwiri ntakunda n'ubuzima buhenze. Yewe babandi ni ikidumbari n'umuzane mu bintu bijya gutuma amafaranga asohoka. Ubu nari mushakira agashikarete rwose akunda ka Mentos. Niba ushaka nawe kuba inshuti ya Queen, Mentos buri 1000 imwe. Mentos n'ikindi be. Musezera abafana. Sha. Bino bintu birabishye. Ukuri. Zo gutungura umuntu ntababare ntiyishime. Bino Imana nayo avuga ngo wibakazo yazi. Ngo bimbwa cyangwa bingurube. Sibizi. Asema ko biki? Oya hari umudive waduciye abaduha agatekerezo. Nyine ngo umuntu yararagiye imbwa noneho baperega ukaba aragiye kunywa agacupa ngo yambwe ibingurube. Ngo yisubiza yari yayiguza nako ntabwo yarayiragiye. Isubiza yayiguza aravuga ati mwamindura njye naguze imbwa yo kujya indindira. None ndaparitse mu gacupa nsanga yabaye ingurube baramubwira ati warasaze. Ibyo twagoye turabizi apfunduye asanga ntabwo ari ingurube ibaye imbwa. Nanjye kwayo ubugari bwanyu simba naburiye uza ndahubutse pe ndaranje kabasi no muri tisheri wanjye. Okay, kanjye ko gukorera aribyo ngaje ndumurira kayitike kameze neza. Kwintukiremo supaguru genda binzi n'ibintu ugiye gukora. Queen